ari amarira rero ubwayo ku muntu uvuga uti nakoreye igihugu naciye mu myanya myinshi akarira imbere y'umucamanza umugabo urira nta romori irenze iyo barariraga imbere ye none ari kuri imbere y'umucamanza kompara na Bamporiki we yageze imbere y'umucamanza akompara icyayi cya Nyamasheke ko ariyo champagne y'i Kigali abo bantu wowe ekute nubwo hari amategeko bakurikiza barayize ayo mategeko bari kumukoreshaho ari mu bayatoye ayaririyemo imbere y'uwo bayahaye bumvise uko byagenze barikana yagurishije inzu yego uriya muryango nawo usa naho hari ibindi tutamenye oya usa naho urimo umuvumo umupapa yafataga igitsina cye donc agakubeta ku cy'umukobwa we none ngo akasohoka ibintu bishyushye hari ikintu bata harimo utubazo twinshi umuntu akomeza akibaza kuba se yaramurongoraga ese koko abantu bashinzwe gupibiriya bazi icyo bita responsabilité sociale du journaliste uratangaza iki kiravamo iriye somo uriya mugabo wo kunywa amaraso havugaga biki ni iriye somo ryavamo hariya uriya weretswe ngo yabenura Asia ni iriye somo nuko ariko na Asia nyine Asia nawe tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Mwaramutse neza, nitwa Yvette Mwiza, nkora muri Urban by City Blue Hotel. Ndi umufana wa Jalas Official. Please welcome, share and subscribe to our YouTube channel. Cheers. All right. Reka tubasuhuze twizere ko mumeze neza cyane, tubifurize weekend nziza aho muherereye. Tubifurize amahoro y'Imana ko abageraho nkuko natwe twabonye atugeraho turayari. Ubwo twizeye ko namwe muyari. ni ngombwa nkuko tubifuriza. Yego. So rero nkuko mubibona n'ubundi twicaye kuri Urban by City Blue, noneho murabona ko twahinduye ikirere. Aha turi ntabwo dukoze kuba tuhari ariko nanone biterwa n'ibihe. So ni ahantu heza cyane rero ngende mbabwira nti aho waza kuri Urban heza wahabona ni mu Kiyovu. Urban by City Blue cyangwa se Urban boutique, yego, hotel, yes. Ibyo byose birakorohera. Njya mbona Urban boutique abenshi barizi. Ubwo rero mbagira ngo biborohere kuko hari igihe ubwira umuntu Urban zishobora kuba nyinshi kuzindi zinzado. Urban ni nyaboneka. So ni rero muri kubona ku mashusho niho twicaye niho tugiye kuganira n'ubundi na Bwana Karegeya Jean Baptiste. Nana muhikaze Karegeya wongeye kwirirwa. Ndaho ndakomeye rwose. Ndaho ndakomeye. Yego. Mbese sinzi uko nabivuga. Ndaho ndi mu mashimwe gusa. Mashimwe gusa. Nubwo hano ari kuri Jalas Official. Turabavandimwe. Karegeya Omar Pano yibarutse abakobwa babiri. Wow. Umwana na nyina. Wow. Kongs. Umugore wa Brown twarabonanye. Umukobwa wacu arimo ararangiza kaminuza. Wow. Nice. Shimira abantu benshi badufashije. Benshi. Ni igikorwa cyabayemo abantu batari munsi ya 15. Ngaza kubisobanura neza kuri Karegeya Omar Pano. Kabisa. Abakuri cya Karegeya Omar Pano. Yego. N'abandi bari hano batara. Ariko icyo nakuyemo se navuga ngo iki? Abanyamayaga.
yahumuraga idakaranze noneho yagiyemo ibirungo. byandenze wow. bakimara kumbwira nyine ko yabonetse mbere yo kuvugana nawe ikiniga cyaramfashe binanira kubyihanganira. Nahise mbona ko cano bimwe nakundaga kuvuga ngo iwanjye amakuru, amasomo, umurimo, ariko hari ikindi kirenze ibyo byose. Nzongeraho umuryango no kubaka umuryango. Ntabwo vraiment ntabwo nshinga cano nari nzi ko bishobora kuzagenda izamo ibisubizo. Tendance yari yo kujya mu bintu birimo za politike nyinshi. Iyo mvuze politike ntabwo ari amashyaka, ariko ni politike zigenga byose. Burya ari ifaranga rigira politike, ubuhinzi bukagira politike. Ariko nza gutungurwa, ngenda ninjira cyane mu bijyanye n'umuryango, kuko iyo uvuze amasomo ni ukwigisha umuryango. So birangira rero abantu bagenda baza bimwe bikabonerwa ibisubizo, kandi n'ibitarabibonerwa byanyeretse imbaraga ko byose bizashoboka kabisa. So muri make ntayo ndaza kubigarukaho. Cyo nzi cyo simbizi. Umugore wa Brown twarabonanye, nari muzi mu mateka. Brown agenda atamunyeretse ariko yaramumbwiye. Nyirasenge wa Brown sinzi uko yamenye ko nziranye na Brown, ngo yarebye mu bitabo abona izina. Ejo yambwiye ukuntu yari yaragerageje uburyo bwose. Mushiki wa Brown, nyirasenge w'uwo mwana, yaciye mu nzira nyinshi zimutwara n'amafaranga, akohereza amafaranga abantu bakajya ngo barazamumushakira, amafaranga akarinda ashira batamubonye. Uko yamenye ko nari inshuti ya Brown simbizi. Icyo nzi cyo ntiyarazi ko nzi ko Brown afite umwana mu Rwanda. Ntabwo yari abizi. Yabonye izina atireka mfe kubaza uyu. Aza mu Rwanda, ajya Kayonza, amara ibyumweru 2 ashakisha izina ryanjye. Birangira bamubwiye aho nkora. Aza ku kazi, umubyeyi w'ibiro nk'120, azamuka nkugiye nkorera muri 5, kandi nta lift dukoresha. Azamuka agera muri nivo ya 5, asanga simpari nari naje nagiye ndi ku biganiro nk'ibi ngibi. Arataha asiga nimero, ndamuhamagara. Kayonza hari kuri, ndamubwira rero umunsi ugiye gutaha uzambwire. Twabonanye amaze gukatisha tike, kandi nabwo nari mfite akazi. Nafite akazi ka 12:00, yageze Nyabugogo 10:00, akatisha 12:00 n'igice. Twavuganye iminota 30, bitanjya ku kazi. Ariko cyo shima naraje natse umuriro, niko nabivuga, maze abantu bo kuri pano rwose bava hasi nkabikorera ndabashima cyane. Abari imbere mu gihugu, bari hanze, bose bariyangaje. Yes. Abanyamayaga kuva Ntyazo, Muyira, Intongwe, Mugina, navuga ni nko kuva kuri Arete ukagera Irugobagoba. Abafana bose bari muri kiriya gice cyangwa bahavuka bazi ibyaho, bavuye hasi. Niba mwibuka umugani wigeze kuba Imanzi wari w'amaguru ya Sarwaya, bashakisha basi tubigeraho. Amazina yo ni menshi nzayavuga wanjye ko ni umuryango, ariko naha ngaha kubivuga ntago byankundira. Reka mbe mbicukirije aho ngaho. So ubwo rero morali ni full. Hanyuma noneho nabyukiye no muri ka siporo. Buri abantu batangira akazi 3 bashatse bajya babyukira muri siporo, kuko utangiye 12:00, 2:00 ubusoje ukitegura 3 tukajya. Kandi bamenye ko twugarijwe nayo na amasomo, turugarijwe ihindagurika ry'ikirere, uko imyaka igenda ikura, ibyo turya bivanzemo imvaruganda, amasubstance chimique, ibyuka duhumeka, ibirwara bitandura. Bise ibyo byose birasaba ngo umuntu nibura abuje iminota 30. Abagenda n'imodoka urumva ko ari ikibazo. Nibura ukora urugendo rw'amaguru iminota 30 ku munsi. Urumva rero kuba mvuye muri siporo nabyo birongera morale. Mbese iki cyumweru cyari cyamashimwe.
gusa. Amen. Ya. Ngayo nguko rero Yes, ni asante byiza sana. cyane kandi ni ibyo kwishimira kuko ibyo ngibyo biruta kure ubutunzi bw'amafaranga. Nawe bihuriye. Erega nta butunzi kuri njyewe mu myemerere yanjye n'imyaka mfite. Niyo mpamvu nkubwira ngo njye naje kuri iyi mihanda nk'uko babyita ngamije cyambere kwigisha, ariko nkigisha nk'umunyamakuru. Umunyamakuru ni umwarimu wa rubanda. Nigishije abana bato, nigisha urubyiruko muri segonderi, nigisha urubyiruko rusanzwe muri SOS mu mpande zose, atari ukuvuga ngo ndi mu ishuri ugakurikirana umwana kugeza abaye nka directeur cyangwa akaba nka manager muri beka, byose yaciye mu nzira yawe. Mva muri ibyo njya kwigisha abantu bakuze, abarimu, ndi menta, mbivamo nza kuba umunyamakuru, none nigisha abanduta, abo tungana n'abo nduta bose. Intego cyambere ni amakuru avamo amasomo yigisha iki umuryango. Ubu tandanse nini, igice kinini kigiye kujya ku muryango. Yego. Iby'umurimo ikivamo it's okay. Kandi turagishima nacyo ko kiva muri abo ngabo tuba twigishije. Ntago tageti ari umusaruro w'amafaranga. Tageti ni umusaruro w'impinduka muri societe, kuko bagiye benshi bagenda babinyandikira cyo mbafasha. So ngayo nguko. Nibyo uvuze neza uti umuryango ubu ngubu niwo banze, ariko umuryango babimenye ko ari wo wubaka societe. Umuryango niwo byose, umuryango niwo wubaka igihugu. Iyo bipfuye mu muryango n'ahandi birapfa. So mbere yuko wenda njya ku masomo y'umuryango, bamwe namwe ngira ngo uno munsi uze kudufasha kumva no gutera imetero dukurikije amakesi amwe namwe twabonye muri iki cyumweru ndetse no mu byakibanjirije. Yaba ya Madamu wa nyakwigendera Theogene Pasiteri, nabonye aza mu itangazamakuru avuga ko rwose abantu bakamuhaye agahenge nyuma y'abaje bavuga bati twanyweye amaraso y'umugabo wawe, ibintu nk'ibyo. Ariko kandi tubona n'umudamu nawe nabonye ufite inkuru iteye ubwoba cyane, ntisanzwe, uvuga ko yasambanaga na se, yarongorwaga na se, kuko ntabwo avuga ko yaryamanaga. Kuryamana ngira ngo haba harimo ubushake bwe, urumva nakibonye. Ariko wenda mbere yuko wenda ugira icyo utubwiraho, wenda twanabonye uyu mudepite honorable aburana gusa muri iki cyumweru nibwo yaburanyeho, ntabwo ndi bubitindeho cyane, ariko aratakamba, ararira, asaba ati mpabwe ibihano bisubitse cyangwa mbabarirwe. Bizakunda uragira uti ubushinjacyaha ariko nabwo bukasaba imyaka ibiri ni igihano gitoya. Ibyo biri mu bihano bishobora gutangwa bisubitswe, kandi nta nubwo n'umucamanza ategetswe gutera mu ry'umushinjacyaha. Icyo ni kimwe. Umushinjacyaha ashobora kuba mu myumvire y'umushinjacyaha ashobora kuba yagabanya akagira umwaka umwe, nawo wasubikwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, umushinjacyaha iyo areba nyine areba ngo umuntu yaburanye ate. Amarira ya honorable Barikana asobanuye iki? Icyo ni ikibazo gikomeye. Yagira uruhare ki mu misomerwe y'urubanza? Ariya marira rero ubwayo ku muntu uvuga uti nakoreye igihugu, naciye mu myanya myinshi, akarira imbere y'umucamanza, bisobanuye byinshi. Ni regret. Ahubwo ari nkanjye mucamanza nahita nanamurekura. Umugabo urira nta romori irenze iyo, barariraga imbere ye, none ari kuri imbere y'umucamanza. Kompara na Bamporiki we yageze imbere y'umucamanza akompara icyayi cya Nyamasheke ko ariyo champagne y'i Kigali. Abo bantu wowe ekute, nubwo hari amategeko bakurikiza barayize, ariko na rubanda irareba. Abo bantu wowe aho ngaho rwose aburampamije kabisa, muzi icyo ndenza. Oya ndimo ndigisha. Umugabo aburanye arira, ari umuntu wabayeho abaturage bamurira imbere, abana bamurira imbere,
waje kurira imbere y'umucamanza ni ikimenyetso cyo kuvuga ngo ndicuza. Ntabwo ariko si ukwicuza, attention, si ukwicuza ko babonye sharijeri we, si ukwicuza ko babonye gerena. Aya wumvise uko byagenze. Barikana yagurishije inzu, yego, ibikoresho byabonywe n'uwaguze inzu, uwaguze akabati ntabwo babimusanganye, nabwo ngo bari babisize muri jaride, ngo yarazaye abishyira muri jaride, bagarutse barabihasanga. Ayo marira asobanuye iki rero? Asobanuye kuba ibyo bikoresho atarabizi, asobanuye kuba bishobora no kuba bitariwe kuko byabonetse akabati kamaze kugura. Umuntu yaraje agura akabati we, yego, mu gihe cyo kwimuka hari akabati kumwe ugabanya ibikoresho, wenda ufite ibindi. Uwaguze akabati niwe wabonye ibiturika. Ayo marira ashobora kuba avuga ngo sinigeze menya ko ibikoresho biri iwanjye iyo myaka yose, cyangwa se akaba avuga ngo si n'ibyanjye kuko byabonetse ku kabati kamaze kugurwa, we yamaze kugenda. Ariko swate ibyo ni byoroheje. Amarira ashobora kuba avuga ngo nk'uko twamye tuvuga ngo ko atazira magazine na grenade. Hari ibindi biri kumuriza, wapana, hari ibindi akurikiranyweho ariko bitajya mu rukiko, nabyo byamuriza. Ibiganiro yagize nyuma yo kuvanwa ku rutonde, ibibazo byatumye agurisha inzu, kuko kwimuka ntabwo bivuga ngo ugurisha aho wari uri, sibyo se? Ashobora kurizwa n'iyo mitungo itangiye kumuvaho, kuko tushobora no kuzumva bya cyamunara nyuma ku bijyanye wenda usanga, kuko kuvanwa ku rutonde utunguwe, ufite ideni, ufite kontra, amasezerano na banki, ukabona inzira y'ubwishyu igoye, usibye kugurisha imitungo, nabyo byakuriza. Hanyuma nanone muri icyo gihe ashobora kwizera abatizerwa, akicarana n'umuntu azi ko ari inshuti, Jarasi, nkaza nkakubwira dore Jarasi urabizi mama yarapfuye byose nkakubwira ukabijyana, ntazi ko bizangeza, ntabwo uzi ko bizangeza mu rukiko. Noneho nkarizwa no kuba Jarasi nizeye ari utumye ngera imbere y'umucamanza. Ariya marira afite sanse nyinshi, ariko mu maso y'umucamanza ariya marira afite agaciro na rubanda. Erega bura n'umucamanza agiye ahise amwemeza ibiri, n'uwo mucamanza ntabwo bivuga rubanda ngo irishimye, yavuga ngo umuntu wakuririye mu maso ni gute uhita wemeza ibyo umushinjacyaha yasabye. Afite kwicuza, afite kwicuza, yaciye bugufi, ntabwo ari tete hote, ntabwo ari ukuze gukompara uturere Nyamasheke na Gasabo. Mekoma, ariko ubwuzi iyo miburanire yo ngarutse kuri Bamporiki bakunda kubimbwira nyine ngo iyo ngeze ngo nsya ntanzitse, ariko ntabwo waba warageze muri ziriya nzego wirwa wigisha abantu gukunda igihugu ngo urakimana, none ugatangira kwerekana ko uturere dutandukanye. Encore imbere y'amategeko, uri mu rukiko imbere y'amategeko, itegeko ritorerwa mu nteko riba appliqué muri Gasabo na Nyamasheke. None wowe arayagaragaza urwego rw'imibereho, ntabwo ari urwego rw'imibereho, ibyo ntabwo ari imbere y'amategeko, ibyo ntabwo bibaho. Icya mbere ni ruswa. Nyamasheke ngo ruswa ni icyayi cya 200, uti muri Gasabo ruswa ni champagne ya miliyoni 10. Nta nubwo binabaho, ntabwo yabikarikiye, kuko champagne ya menshi, champagne iringaniye ishobora kugura 500,000. Iyo iguze 500,000, miliyoni 10 harimo champagne 20, sibyo? Champagne 20. None igihumbi cy'inyamasheke icyayi cyaho agatase ni 200. Igihumbi cy'inyamasheke ni udutasi 5. Yaba yasabye champagne 5, aho ngaho imbere y'umucamanza byari kuba bifite uruhengekero. Gatanu ikagumamo, igisobanuro cy'ikigereranyo. Ibyo ntiyabirebye. Ariko nanone kuvuga imbere y'amategeko muri kano karere babaho batya, akabaho harya, kandi imbere y'amategeko uturere twose tureshya, nubwo bitakwiye, logique yo yari irimo. Ariko amategeko ya hano aba appliqué mu turere twose 30, mu banyarwanda bose miliyoni 13, utitaye ukuntu babaho, utitaye uko bize, utitaye ku byo batunze. Ubundi iyo logique yo yabayo, hakagombye kuba hari itegeko ryaba appliqué ku bahinzi, ku borozi,
ku barobyi no ku banyamakuru byose bifatwe kimwe akamera abize kuko uwica itegeko yarize n'uwica itegeko yibera mu kivu avugama ntabwo byagombye kuba apurika ku buryo bumwe ntabwo abo bantu bagafashwe kimwe ako kantu ko kari itegeko yabiringaniza nta tegeko ndumva rizamo rivuga ngo ibi birareba abanyacyaro ibi birareba abanyamujyi exception igizamo ni umuyobozi ariko iyo uri mu nzego runaka imyaka ishobora kuba myinshi ku gihano yego ubwo rero icyo nshaka kukubwira ni uko umuburanyi uburana arira n'umuburanyi uburana ndabyita ngo ikira yishongora para kinyarwanda ku mucamanza aricyo bivuga buriya niyo mpamvu abamenyereye imanza bajya bavuga ngo na geste ukora mu rukiko kwifumbata kwifata gutya kubita kuntuza ibyo byose umucamanza bishyira en consideration none undi yarize ararira rindi ariza ari umwana wa materineri usibye kuba atajya burana ariza ari umwana wa segonderi wenda bavuga bati bamusanganye umwana wa segonderi wa 19 bakamusangana wa 16 uwo mwana arize imyaka y'imwemerera kurira ararira imbere y'umucamanza umurusha imyaka waba nka papa we ariko ibaze hararira honorable watoye amategeko uwo mucamanza ari kugenderaho wabyumvise ayo mategeko bari kumukoreshaho ari mu bayatoye ayaririyemo imbere y'uwo bayahaye icyo bivuga ngo nuguca bugufi imbere y'inzego yabaye muri executive aba muri legislatif ageze imbere ya judiciaire yayubashye yiciriye bugufi sibyo se wabyumvise so uwo muntu rero ngiye pratikuma sha reka nkubwire barikana ntago yarenze umwaka usubitse ntago yarenze umwaka ubundi no guhita rekurwa kuko niba hari ibindi bimwe nkunda kuvuga yaba yarakurikiranyweho by'imyitwarire bitajya imbere y'umucamanza hanyuma kariya kakaza ari ako kugerekaho iminsi amaze ibyo yabigiriweho inama kandi no kurira bishobora kuba bivuga ngo baransobanuriye koko nsanga narakoze dega ibyo rero nabyo romoro ni ikintu cya mbere urumva uriya umuntu warize imbere y'umucamanza wamujyana imageragere ngo muri iki hari ibirenze biriya koko yaba agiye gukora iki kirenze kiriya nta kwicuza kure ahubwo mageragere ntibarira oya bariyakira kandi nta cyambaye imyenda ye isanzwe mageragere usibye kukwambika umwenda aho ntibarira ni ugukamirika amarira ukayasesha ukabikinya kabisa ariko niba yarayerekaniye hariya muri public byakagombye kugira n'umucamanza yakabirebye kandi icyo kintu uvuze cy'amarira twagiye tukibona n'ahandi gifite icyo gisobanura cyane kuko nka Moses mu rubanza rw'ajurira yes ni rogre nyine niyo mpamvu na kompaye n'abandi bagiye baburana n'abagiye reka wenda ndeke bampora iki Karasira ubona ukuntu aburana wahera he mirongo wabonye uko yaburanye bagahita bamuterayo we bahise bamutererayo yahise akoramo penali kandi ari muri civile ako kandi ntiyaburanaga civile baburana bataha itagira igihano ariko yagize ngo kandi abo bose okay muri make amasomo nubwo tutize amategeko abantu nibareba imiburanire ya barikana bampora iki Karasira Aimable na mirongo bahita babona amasomo ntabwo bisaba kwiga amategeko kandi jurisprudence nayo irakora kuba mirongo yari ishongoye na bampora iki akazana ibyo Karasira we noneho amarira yabarikana n'urwego ariho ntabwo ari byarasurira attention umuntu wabaye superefe perefe PS akaba na deputy mande ebyiri akarira abireba ko abantu baraho abyumvise bivuze ngo biriya na rubandi bireba n'uburyo byabaye reported mu itangazamakuru
erega n'umucamanza agomba kugira ntuza naho agomba kureba n'icyo opinion publique itekereza. Umuntu yakuririye gukomana ntindeze utagira impuhwe. Yego mu mategeko nta marangamutima arimo, ariko nakubwiye ngo abo bantu uko ari bane ibibagenerwa bigomba gutandukana kabisa. So muri make nibyo ngibyo. Reka rero gutinda cyane kuri ino case uko nashaka kugira ngo nkubaze cyane cyane kuri icyo kintu cyagaragaye mu rukiko. Honorable ararize ushinjacyaha nabwo turasaba imyaka 2. Ubundi dukunze kubona bavuga bati abafunzwe by'amateganyo kuko igihano asabirwa kirenze imyaka 2. Kuri uyu ntabwo kirenze imyaka 2. Ntekereza kubona case ari buriya iriya minsi abaye hariya byabaye regre nta birenze. Sirituke nge uretse ko nkanjye nyine niwe nawe numva yahisemo kwiexprima mu marira, ariko ngewe logique yanjye nabavuga nti abasirikare singe nabipangiraga, hari urwego rwabampaga rukabaha n'ibikoresho kuki rwabasubiranye ntirubabaze ibikoresho. Sibyo niba avuga ko byahagejejwe n'abo basirikare, abashinzwe abo basirikare nibo bakabibajijwe, keretse hari ahantu bigaragara ko nawe yayihawe yagomba kuyisubiza. Ariko niba zari z'abasirikare nibibazwe uwatwaye abasirikare. Ariko ubwo numva yanze yoroheje ibintu, ariko en principe niba abasirikare batarabe bafite uwo baripotingaho, uwabatwaye uwabavanye kwa barikana ntabwo yababaje ngo ibikoresho twabahaye birihe. Niyo mpamvu muri ino dosiye biriya ni akantu toto. Uburanye umuhenerezo biriya ntibyagufata, ariko ntabwo ari byo, ikigaragara si byo. Oya aho ngaho urumva yaba ari kuburana muri bwa buryo bwa metre ntaganda. Buriya wararenze batumuganda reka da muri gereza barandishe sinyibasha gufata isuka, ariko ye ko namubonye dushingura ntwari, ko nabonye ari injegera yaje kukamonyi kutishyura umutekano. Ibikorwa byanjye byose leta yarabihagaritse, sinabona 5 ku kwezi. Ibyo rero ni umuhenerezo wa mugande, kandi wabonye ibyavuyemo nyine. Ni urwandanze kabisa. Resultat bari no barikana yaragerageje, abonye ikirenze icyo, ntabwo ari ukwefuriwansa, abonye ikingana n'icyo ubushinjacyaha bwasabye, rubanda yabibona ukundi, cyangwa hakaba harimo utundi tudosiye tutarakemuka neza. Ariko nibaza ko byonyine honorable akambika ipingu akarara ahantu hatariwe, none akagezwa imbere y'umucamanza agasuka amarira, ubwari icyo ni igihano. Urebye comfort zone yabayemo imyaka yose irenga 30, ntabwo yakabaye uwo kugera hari. Niba hageze nako nakanyafu. So please vraiment badohore. Yego reka ne gutinda cyane, ahubwo nge no ku masomo yandi nashaka kuza kudufasha kudufasha gutera imetero ku bintu tuba tutiyumvisha ko byabaho. Wenda mpere kuri no case y'ino mudamu twabonye mu itangazamakuru aganira na Gerard Mbabazi, Rweme Mbabazi, avuga inkuru y'ibyamubaye hidasanzwe. Iyi ni inkuru nivuje ko ugira icyo tubwira, uko numvise ari ibintu by'amabara. No, ariko ntago isomo hari bibaye amabara yonyine, ntago nayifata nk'inkuru. Amabara ari muri iriya nkuru ntiyakabaye ajya mu itangazamakuru. Ariko nanone uriya mubyeyi afite uko abayeho bidashimishije. Ikindi icyo kuryamana na se cyo ni amahano, ariko si cyo kimubabaje. Ababajwe n'ubuzima bubi arimo, ababajwe n'uko umuryango wase utamwemerera kuzungura, ababajwe n'uko yabuze nyina akiri muto, ababajwe no kuba ise yaramusambanyaga, ababajwe no kuba ataramurihiye ishuri. Yego, ibyo byose nibyo biyigira inkuru yaba publiye. Ariko gusambana na se byonyine ntabwo byatuma na Mbabazi nkurikije experience yafite kuza avuga ngo naryamanaga na papa, ntabwo ari inkuru.
target yari yo kuvuga ngo simfite aho mba njya mu mazu ya data bakandaza muri salo ibintu nk'ibyo. Ariko nanone hakaba another side ushobora kuba harimo fiction. Muri biriya harimo ibitari ashobora kubamo yego ukabye inkuru ese guhamagara saka vuga ibyo wowe kuri telefone wumva ukuntu se abica amazi nanjye byari ariko ngo nawe ngo ntukabere kuko ntabwo warasambanyagwa umukobwa wawe afite imyaka 9 ngo arinde agira 40 utaragira romoro y'iremba ngo ukihagararaho ako kantu numva harimo amwe ko umusaza yaba simbizi uriya muryango nawo usa naho hari ibindi tutamenye oya usa naho urimo umuvumo. ahandi kuri telefone rero kuri telefone usa naho uriya mukobwa uriya mugore ahamagara se asa naho hari ibibazo yari yapanze kubaza se cyangwa na se akabaza ibyari bubazwe kuko kuri telefone hari aho ageraho agashaka gusubiriza se ngo ariko ubwo ntumva ari umuvumo papa ibibazo kuri ku buryo bisa naho haba harabaye ni metero ntabwo ari ukuri ku buryo bisa naho haba harabaye repetition yo kwiga ibibazo n'ibisubizo ariko nta muntu uburyo ushobora kuba ari kuvuga kuri telefone ashobora kuba atari papa birashoboka ariko hari burya ibintu byose babo nyine hari biba bifite facts. Ntabwo uriya mugore nubwo yababayeho nabi ukuntu ari mwiza ntabwo yahangayika ku buryo ajya guhimba ikintu nka kiriya yajya kuvuga ati wahimba inkuru yo kuvuga ati umugabo yarantaye narapfakaye ari ubufasha ntabwo wahimba kuri skandale buriya ntabwo inkuru nk'iyo wapfa nta mahano n'umuvumo buriya nta n'uwaba kimuvugishije kujya kudekarara mu ruhame ko waryamanaga na so uba wigize ikivume ahubwo n'abana bawe bashyize mu manegeka. So ntago wahimba icyo kintu rero ntago icyo cyo kigihimbano kuba se yaraforotaga gufrota babyita gukubeta numvishe barinze barangiza batabishyize mu kinyarwanda ahantu yageze avuga ngo ni nko gukuba frote n'ugukubeta donc yafataga umusaza umupapa yafataga igitsina cye donc agakubeta ku cy'umukobwa we none ngo akasohoka ibintu bishyushye niba byarinjiraga ko avuga ko we yajyaga gukaraba akababara kandi ise ntago yabaga yinjije aho naho niba yaramenaga hanze ariko ku myaka 9 nanone ku myaka 9 ntabwo apareye y'umwana y'umukobwa w'imyaka 9 ariyo kwakira ibyo niyo byaba gukubeta ubwabyo kuko n'umubiri w'umuntu mukuru kukubeta ku imyaka 9 yakomereka none ntabwo ibikomeye icyo nicyo ibisigaye ibyo ntemera nibyo kuri telefone nibyo ukwaji wabo bakamutwama ariko reka nonegere nteri metero narimaze kubikubwira ko umuryango nyine usa naho urimo rwangendanye yego mu ntangiro kira kiganiro naracyumvise cyose cyari kimaze kugira comment 797 muri zo 500 narazisomye nageze naho zimwe isubiza ibyanjye nta banga ribamo ntago nya nihimba amazina hari ababazaga ibigize nkumva nabunganira nangize harizo nasubijemo so narabisomye mu ntangira ati mama yapfuye nkiri muto hari musaza wanjye kwa mama bivuze ko nyina ntiyagize umugabo umwe hanyuma natahukanye na fiance wa papa na se ntiyagize umugore umwe nashatse kujya iwabo wa mama barambwira ngo nyoko yasize yanditse kuzaba kwa so urumva wa muryango toujours byose nta na kimwe kiza ndavuga hanyuma nyogokuru byara mama abana na musaza we nk'umugore n'umugabo ubwo ikiri ni iki okay no nuko se kugira gute baratse gatoya akandi gashobora kuba gaprank kwa Rando
kwa Rando ise ngo agiye kugura indaya ahitamo umukobwa we arabimenya, anabwira bagenzi baturiya ni papa, ageze anabimubwira. Ibyo bintu biragoye. Bo ndabizi ko abantu basinze, hari n'ahandi hantu byigeze kuba ko umusaza ajya kuri boîte abyinisha umukobwa kubera uruyama, bombi ntawe umenya undi. Noneho umusaza amushyira mu modoka agiye kumurarana, bageze ku gipangu umukobwa abona ni iwabo. Yarumaritse ko ari se, ari uko bageze ku gipangu abona bataha hamwe. Ibyo bibaho kubera amayoga. Ubwo bivuze ko umukobwa yahise amukwepa nta cyabaye. Icya kabiri imiryango irahari, nzi imiryango myinshi ibamo abagabo batereta abakobwa babo, ariko ntibijya mu ruhame, biba bihwiswa mu makaritsiye. N'iwacu ibyumba nzi babiri bivugwa, ariko nta batereta bose afatamo nk'umwe. Abo nabo babaho hari nk'uburwayi simbizi. Ariko uriya musaza we ntabwo ari uburwayi. Urumva yakubwira ati yari inzu icyumba na salo ndarana na papa. Noneho uko atashye yasinze saa 9 gute, umwana asinziriye akarambikaho agakubeta frotte. Yakoresheje terime frotte nk'inshuro zirenze 5 muri kira kiganiro, agaforota. Bibaho ntiyamubwira tatata. Kesi yo kwa Rando, umugore ntavuga icyo yari yaje gukora kwa Rando, ntabwo yigeze rero avuge ko bari baje gutega. Kandi kwa Rando kera koko barahategeraga cyane. Buriya na hariya muri cyapa zarahategeraga. Nk'aba tubona Kadirake byaranze na n'ubu bahari, mva ku kazi bahari. Nubwo haba nta n'inyo itamba. Reka sha, nagize umugabo w'inshuti yanjye wari ufite umugore uhategera. Ntabwo ari umunyarwandakazi, igihugu ntabwo kivuge kubera ko dufitanye ibibazo. Ariko baraza kumenya nimba ivuga. Yari umugore bavuga ko yanabyaranye n'umushoferi w'umugabo we. Uwo mugore yajyaga gutega hariya kandi agifite umugabo ukomeye mu buyobozi. Agatega atabizi ariko. Indi umugabo atabizi se. Oya nta Suzana nta Murekezi. N'umugabo nawe yari afite umuntu bakorana, ubu baranabana. Babyumva cyane. Bageze aho wa mugore batandukanye. Umugore byageze bite, yamenye imodoka y'akazi ku mugabo, yayimenye paraburize, yayikubisemo rakrete, yarakaye. Nuko kongera namwiboneye sinkuru nyimbarira, namwiboneye ateze kwa Rando usa nka saa 5. Icyo gihe nanywereye mu migina ngira ngo oya no, hari n'ubundi nahamusanze saa 11 za mu gitondo. Ubu sinzi aho aba. Abazi abumva baraza kumenya yarategaga. So uriya mukobwa yategaga kwa Rando. Noneho mu bakiriya baje hazamo se, abari wahitamo dega zo mu Rwanda. Noneho ahisemo umukobwa mwibwiye ko ari se, aratsimbarara amwereka ko bishoboka. Bivuze ngo ari bya bindi yakoraga nta rumoro. None naho amariye gukura ati none nta kibazo. Yawawa. Yageze mu modoka avuga ati atari kuzi ko ari wowe papa, siko ndi umukobwa wawe. Musari niwe yaramubwiye ngo nta kibazo. Nuko ubwo rero urumva inkuru ubwayo icyo yari igamije, amasomo narimo, hari ikintu harimo utubazo twinshi umuntu akomeza akibaza. Kuba se yaramurongoraga ntibivuga ko atagomba kumurihira amashuri. Yageze mu wa 4. Ahubwo ngira ngo byari kumutera iyo courage. Ariko yarakimubajije, umusaza aramubwira ati wowe washakaga amashuri ahenze. Kandi ubushobozi twari dufite i Bujumbura sibwo twari dufite mu Rwanda. Niko ariko yamusubije amubwira ati nagomba kugushyira mu mashuri aringaniye, niba umukobwa yarabyanze ntabyo nzi. Ariko mana yanjye reka nongere mbabwire, umugore mwiza nka kuriya atarize, kuko buriya mu wa 4 harya baba
nibutsa kandi kantu nako ntapfa kwizera utwongereza n'udufaransa uriya mugore avuga ntabwo ari utuhagarukiye mu wa kane aravuga ngo abyigishwa n'abana ngo abana biga Cambridge icyo kuri ubwo wenda base barabarihira n'uriya mugore ashobora kuba adafite umugabo umwe kuko yaba afite cyangwa nta n'uwo afite kuko ntabwo ari gusaba inkunga hariya biriya bintu harimo byinshi ukoze analize harimo ibiri ukuri n'ibitari ukuri umuntu uri gusabiriza abana biga Cambridge system ya Cambridge uzi uko yishyura hanyuma ngo abana barataha bakakwigisha no harimo akantu utapfa kumenya ashobora kuba yarageze ahantu akiga wenda nta diploma afite ariko ntabwo kiriya cyongereza na kiriya gifaransa ntabwo ari iby'umuntu wagarukiye mu wa kane wagarukiye mu wa kane primaire ntabwo yaba akivuga wenda yavuga tronkom icyo nacyo rero ntabwo cyumvikana ariko ikiriho bavuga ko ngo kubivuga abantu bagiye ihungabana ibyo byose bitera ihungabana ari nabyo bigira ingaruka nyinshi. Iya mbere kuzinukwa abagabo nawe abyifitemo abafata nkaho nta kintu mbese ntacyo batinya nuvuga ngo avugana n'umugabo kubera izindi nyungu ariko ibindi by'amarangamutima yarabanze. Icyo ni kimwe. Kuzinukwa abagabo, kubagirira nabi cyangwa kwiyanga, hari n'abo biviramo kutongera kubonana n'umugabo cyangwa kudashaka. So biriya rero kubivuga byo biramuruhura, it's okay. Ariko kubivuga no kubitangaza ni ibintu bitandukanye. Kubivuga bigusohokamo no kuba byajya muri public ni ibintu bitandukanye. Ushobora inzira yanyuzemo abivuga. Yes. Ariko ushobora guhamagara Mbabazi akaza nta kamera ukamuganira niba ari we wibonamo. Cyangwa se ugahamagara abapasiteri 3 4 5 mu cyumba cy'amashengesho nta kamera. Kongera hako gupibliya. Kuko urumva amakuru ni menshi ariko kupibliya hari ikindi byongera. Ibibazo byose ari kunyuramo akeneye n'ubufasha. Kandi ntabwo uwo muntu yazanga bumuhe bwose. Oya ubufasha byo kugira ngo no ku mihanda kugira ngo umuntu akanda akanyenyeri ke nuko aba yafashijwe n'ubuhamya bwawe. Yabwo icyo kirashoboka. Niba ari muri cadre yo kuvuga ngo bimenyekane abantu bumva kaga nahuye nako. Ariko pratikoma arababaje. Nubwo ariko nanone ubuzima avuga biragoye. Reka mureke nanjye nimbona 1000 cyangwa 5 nabimwoherereza. Ariko afite uko abayeho. Pasiko abana biga neza, yambaye neza. Ariko nanone abantu banyumve neza, hari igihe rwose umuntu akunyuraho yambaye neza kumbi ibibazo birusha Somalia. Ibibazo afite ibibazo biruta ibya Somalia. Kure hari umugore, hari umukobwa uvuka za Cyangugu, nawe yatewe inda yiga mu wa 4. Yaje kuntakambira muri cyagiye nagiraga ahantu nakirira abantu ni kuri ntuza kuri Oberge. Aho nakiriye umwe yaramaze no gukira deja, umwe yarakize wari ufite ihungabana, haza undi wanywaga urumogi nawe yaruvuyeho, haza uwo wa 3 ngiye kuvuga watewe inda n'umuntu. Uwo muntu ubu n'umupasiteri muri kano gace ka Gasabo y'uburengerazuba. Aza rero nanjye nabanje kureba ibyo yambaye nakumva ibazambwira nkumva bidashoboka. Arambwira ati yambwiye ngo ikira ngo ni umuntu uba hanze biganye icyo gerageze mu wa 4 birangiriraho. Biganye noneho aza kugira amwohereza 100,000. Arambwira ugura imyenda kandi uyifotore. Yari yambaye neza pe icyo gihaza. Nawe yagize akaga kajya kumera ngako kuriya harya yitwa Cynthia. No uwo mugore yaje gushaka afite umwana yabyaye ise ntabwo amufasha kandi ise ni umupastori yirwa abwiriza. Icyo ni kimwe. Nyuma rero yaje gushaka undi mugabo kuko yajyaga mpamagara kera kibi Cyangugu ntamuzi. Umugabo rero yashatse wa 2 akagira se ushaka gukazanura kurusha umuhungu. Noneho ngo sebe uko aramubwira ngo nitutaryamana mbere y'uko uryamana n'umuhungu wanjye ntuzigera ubyara. Ibyo nibyo ubu nibwo buhamyanzaniye. Abantu bagenda ibibazo. Ntago mbitindaho ariko nari nshatse kugira abigenza
ibyo byarangiye urugo ruvuyemo nyine yarabyaraga zikavamo arabibana ati koko bya bintu nibyo. Ntabwo ari byo nshaka kuvuga. Isomo ryarimo ni ukuvuga ngo umuntu uko yambaye adefirije afite inzara zisize abona yicupa ntabwo bivuga ko atari umunyabibazo. Abantu bambabarire ntabwo sinjya mba umuntu urwo rugero narinduzanye kubera ko yaje kuntura ibibazo ariko mbona yambaye neza. Ubusamiri imyenda ya Samiri harimo amakanzu meza nk'atanu. Ibyo rero yabanje kubisobanura kuko nanjye nahise ngira ikikango ko nagize ngo nibaringa cyangwa ni umuntu bantumyeho uje ku manze turagatwara ibyo bibazo uri kuvuga ko yambwaga ngo ubuyede simba ushoboye narwaye umugongo. Nabaze ubundi wakora ubuyede wambaye utyo ati iyi myenda ambwira uko imyenda yayibonye ambwira n'ibibazo bindi byo mu muryango. So urumva ngiye kumujajinga par uko yambaye nuriya Cynthia malgré uko yambaye umufuka we n'umutima we biri mu bibazo. Abana Cambridge bashobora kuba barihirwa na base cyangwa afite abandi batera nkunga ariko ntabwo umuntu wakurihira ntabwo wakurihira ariko yanakugura n'isukari cyangwa imyenda y'abagore bashobora no kuyihanahana. Umugore w'umukire yambaye umwenda umwaka ashobora gufata akawuha undi muntu ukeneye ariko ntabwo wajya hariya ukuntu asa n'imyaka ye ngira ngo 40 ntabwo ari myinshi ntabwo ari uwo kujya gusabiriza ahimba. Guhimba bwo biragoye ibibazo byo ashobora kuba bifite wenda inkuru ishobora kuba ariko nanone inkuru ishobora kuba mu munyu ntiwabura ariko kuba yo akunyu ntikabura ariko nanone erega ushoboye gufasha wabikorera n'icyo abikoreye none se bagira uti niba yemeye kujya mu ruhame kuriya icyambere niba yarakoze uburaya ategera kwa Rando imyaka ye ndakubwiza ukuri usibye no kwa Rando na Buswahili ntago yahategera 40 ze watega gute hari aba 20 tunyogwe babita dayishaje kandi mu buraya nta bwiteganyirize nta silence nta saving sibyo se akora iki icyari kimutunze ntikigezweho cyabaye expired kawenda nawe yarazinutswe nkuko kose aho yari ku mafaranga ntabwo yuko wa mwana avuga ati na veni wazipepera se ahubwo se yababona nicyo kibazo kuri iriya myaka ntabo yabona oya ntabo yabona rwose na veni uramunyibukije no urumva rero ubuzima arimo byo birumvikana akeneye ubufasha kwase nta n'umuryango bamuha abajije se ati bite atereka data ari amazu yose sha ura musaza nawe ashaje nabi atamazu yose ati umugore yarayafashe ati gembo na pasi ati iyo nkabije mbona 100 ati nabyo nkishyuraga credit ati nkasigarana 10 zo kugura isigara wahera n'umupansiyo wahera ariko nawe niwe papa niwe umupapa we niwe utaramubaniye neza agize kuba ataramwigishije ibyo guforota byo tubireke ageze kuba ataramwigishije none agize no kuba atamuha umugabane mu bye nk'umwana. Umusaza afite amakosa yo kutarokonesa umwana wo ku mugore wa mbere none wowe banasigaranye igihe yatarashaka undi mugore uwa mbere amaze gupfa hanyuma mu mitungo yabashije kwibikaho yavugaga ngo ni za Kabuga cyo ira nkuri izamo n'amazina bizagora abavugwamo bizabagora ko buriya nkuri musaza kumumenya ntago bikigoye amazina y'abana ayuri ya Cynthia buri cyagakurikiyeho na Cynthia umuntu washaka bihamye yabonana na Cynthia akajya kumwereka naho bakamenya kuko niba ibyo avuga ari byo. Ese buriya ira kese ntago ishobora kurangira inzego zigiyemo ndaza kukireba icyo ngicyo nicyo nari ngiye kugeraho tugasoza. Noneho umusaza ntarokonesa umwana none umwana yendaga yarangiza none atanigishije icyo ni ikibazo urumva ni ikibazo umusaza atitwayemo neza kuko iyo ugiye gushaka umugore wa kabiri umwereka ibyo ufite n'abana ufite kandi arabizi ko Cynthia avuga ko mu gutahuka vi Burundi
yatahukanye na fiance wase bagashakira indongera ngo batuye Nyamirambo, ariko ubwo si bwavugamo ya mazu amazu ya Orenfort ni avuga ya Orenfort ibintu Nyamirambo kivugiza nka kivugiza je kuruwa. Ibyo byose uwo mugore muzehe niba atarabeshye Cynthia, kuko uwo mugore azi Cynthia, kuko abizi ko yabanaga na se uwo mugore mutoya ataraza, ntabwo ari we warya umwana keretse ari umuryango ufite ibibazo koko. Kugeraho rero kwiyakana Cynthia ari we wabanje muri urwo rugo cyaba ari ikibazo, cyo ni kimwe. Hanyuma rero ariko namuze urumva umugore muto amenya abana b'umukuru bitewe n'umugabo, yego ise ni utaramuhesheje agaciro. Hanyuma uti inzego uko uzitekereza, kuko no muri commentaire bazanagamo baravuga ngo bahamagare riboya icyaha, ibyo bo kwicara bavuga ngo icyaha ntigisaza, no kubanza ukareba ngo itegeko ryagiyeho ryari, shobora kuba ryaragiyeho biriya byarabaye, icyo ni kimwe. Icya kabiri biriya byabereye mu mahanga, so nukureba mu yandi mategeko, abanyamategeko bakabanza bakabireba pana kwivugira. Icyaha cyakorewe i Burundi mu Rwanda, itegeko ko ryaje ejo bundi ryagenzi byabereye i Burundi mbere yuko ribaho, question mark. Uranyumva? So icyo cyo ubwo cyavuyeho epui nibyo biranasaza. Yabikoraga muri 1994 je crois. Byashize imyaka 30 abikora ibyo byo gukubeta. One ibyo nibwo tubonye ibintu bitatu. One cyabereye ku butaka butari u Rwanda. Two kimaze imyaka 30 kibaye. Three itegeko ryaje nyuma cyarabaye. Yego. Ibyo rero nibyo abanyamategeko bareba, ariko nzi neza ko retroactivité y'itegeko ntibaho, ntago rireba ibyabaye mbere yayo. Icya kabiri icyaha cya viole bima barakigize kidasaza, ubundi cyasaziraga imyaka 25 kuko gisaza, ariko ku mubyeyi ni burundu. Ariko ibyo nibyo mu Rwanda cyabereye i Burundi, aho niho abantu barebera. Ariko inzego zazamo gute rero? Ntago mvuga ngo inzego zize kureba ibyo gukubeta frotte, zize kureba uburenganzira bw'umwana ku mutungo wa se. Ntiyakaba yasabiriza ise afite imitungo imwanditseho, keretse niba atemera ko ari se. Niba yemera ko ari se kandi atari we, nacyo yakiregera recherche de paternité, akaregera ko uriya ari se, byakwemezwa akaba umuzungura, kandi noneho afite umwavoka ni paso. Nyina wa Cynthia abaye yarasezeranye n'uriya musaza, babanza bagapasura iby'umusaza, bagatanga uruhande rwa nyina wa Cynthia rukajyamo Cynthia, igice gisigaye kikaba aricyo cyamo umugore muto n'abana b'umugore muto. Icyo nicyo. Aho rero inzego aho zareba, ntago yagombye kubasabiriza ise afite imitungo. Usezerana ryo simbihamye. Usezerana na nyina wa mbere nabyo ntago wapfa kubihamya, ariko nanone biterwa muri 90 i Burundi ku bana byari bimeze bite. Abaye amwemera n'ubundi babivuga ngo okay, sinzi icyo byakora. Namuhe nk'abana bose, niba afite 5 yongero Cynthia babe 6, abagabanye kimwe, amuhe kimwe cya 6 ntacyo. Ariko bibaye barasezeranye cyangwa uko amategeko y'u Burundi yabiteganyaga, yafata kimwe cya 2 cyabi cya Cynthia ku ruhande rwa nyina, none umugore mutagafata ikindi kimwe cya 2 cye n'abana. Ibi bintu bidakurikiranwa hakiri kare n'umusaza akiriho, ko numvise ko ari umupensione, byazagorana mu izungura muri uriya muryango, kuko Cynthia byanze bikunzaza yakongera akazamura agatoki. Itegeko ry'umuryango ririmo riravugururwa, bazabireba, kuko nibyo by'amazungura byakagombye kubanza mu nama y'umuryango. Itegeko rishyashya riri kuvurwa riteganya hari inama iteganya guha imbaraga inama y'umuryango. Rero niza ishobora kuvuga ngo uyu mwana n'umwana mu bandi ni mu muhe nk'abandi, babyanga bikajya mu rukiko. Aho niho mvuga inzego rero, ntabwo inzego mvuga ari RIB ubugenzacyaha. Icyo cyaha nakibonye donc nagitesheje agaciro mu buryo butatu. Cyarabaye ariko kibera hanze y'igihugu, kirashaje, itegeko ryari ritarabaho. Yego. Kandi ibyo byo kwarando nabwo ntago ryari kubaryo. Ibyo ngibyo harimo icyaha cyo gusambanya umwana
hakabamo n'icyo gusambanya uwo mufitanye isano yo inceste. Sinzi ne uko amategeko yo mu Rwanda ayihana. Icyari kigiye kuba kwa rando inceste kuko si minere ariko n'umukobwa wawe. Icyo cyo kwa rando cyo nubwo sinzi niba cyarabaye cyangwa kitarabaye, iyo kiramuka kibaye bitewe n'umwaka byaba byarabereye, amategeko ya hano yabikora, amategeko yareba icyo cyo kwa rando, ariko akajya kureba inceste parce que umukobwa yari yamaze gukura. Icyo kwa rando gishobora kuba kigifite, ariko oya yarafite 14 nabwo. Ikesi yo kwa rando yabaye afite 14 mineri n'ubundi nabwo yari mineri. Nabwo hari kuzamo kesi ya mineri na inceste. Mineri noneho mufitanye isano. Byari kuba biri compliqué. Ariko avuga ko nta byabaye. Habasigaye tentative d'effraction. Niba yari sira insiste avuga ngo areka nta kibazo. Ubwo okay, so muri make naho ngaho ubwo turebye mu mategeko, ariko cyane cyane umuryango. So imiryango yabijya kumera nk'iyo vraiment please. Erega nta gihugu nta muryango nta gihugu. Birahangayikishije. So, ariko abandi bafite ubuhamya nka buriya bajye babanza bashyire ku munzani bamenye ko kubivuga rofuroma kwirofura ukidaha agahinda wahuye nako birakorohereza mu mutwe no mu mubiri, ariko ntabwo ari kamara ko bijya muri public. Hamagara bukeneye natwe twese ntubona nk'ubu abakibonye abarebye ikiganiro niyo byaba ari ibumbi ufite ahantu bahuriza ukabibabwira ariko bikarangirira, ariko ubu ntibisaza n'umwuzukuru wazakireba nande. Erega nuriya musaza nubwo ntari guhamya ko ariwe bahamagaye kuri telefone, ariko ahari ubu n'abaturage baravuga burya se ubu hari abamaze nkanjye no mu kabari ntango nakwicarana nawe n'intebe wicaye yose nayicaraho icupa ryanjye ntiwarisoma kubutese. Urumva uramusaza ashobora gushyirwa mu kato na bagenzi bamaze kumenya biriya. So urumva rero ntabwo by the way akeneye ubufasha. Yego. Bamufashe nyaboneka. Akeneye ubufasha, ariko ubufasha bwa mbere ntago wabona akanyenyeri kamutunga imyaka yose, ariko kimaze kumenyekana ashobora kubona ubufasha bwa mbere nubwo kumuhesha ku mutungo wa se, ubwo nibwo bwaba buri durable, akamuha umuryango we akimenya, nawe akajya agenda akaryama igihe agasigara arwana no kumenya inda ye. Ariko urumva afite agahinda k'inkubirane. Yego. Gusambanywa na so, kutiga, kuba indaya, gushaka kwishyurwa ngo amwishyure, kwishyura birimo, noneho no kutaguha uburenganzira ku mitungo y'umubyeyi. So ibyo rero biravanze cyane, noneho n'ubukene arimo. Igishoboka kupibiriya, igishoboka gukemuka nubwo bukene, ariko nabwo ni ikizi ni cyubwo bukene, ariko nanone uburenganzira ku mitungo ya se arabukeneye. Ubwo nibwo bufasha buhambaye akeneye agomba guhabwa kabisa. Nibyo ngibyo rero. Reka nsoreze n'ubundi kuri kese n'ubundi navuzeho ya Madame Pasteur Theogene nyakwigendera Asia. Uyu nguyu wundi wagarutse mu itangazamakuru ariko avuga ati rwose abantu bagerageje bakumva agahinda kanjye, bakagerageza kunyumva rwose. Ati hari n'abangira inama yo kujya muri RIB bitewe n'ibyo abantu bavuze, ariko nkabona atari wo mwanzuro. Ariko kandi hari n'abatabibona uko, bakavuga ati Asia ari guteta. Ati nahame hamwe abantu ntago baboroye. Karegeya ngira ngo iyo kese yo twanze kuyitindaho cyane ko mbere twatekereza ko bisa nk'ari prank, tuvuga tuti ese ibyo bavuga ngo yagiye umuntu uvuga ati yaje gwigamba ko umuntu rega komana yanjye leta izazana ministeri y'itangazamakuru ryari koko igaruke. Rega ibintu byose biri mu mitwe y'abantu ntago bigomba kujya kuri kamera. Cyo ndi ubejo agiye kuza abapfumu, ibaze habonetse abantu bahita bavuga ngo abantu kanaka bose bishwe n'umupfumu runaka, umupfumu akabyivugira. Bari iki society ibyo ngibyo ntabwo biri mu mitwe y'abantu, byose bigomba kujya hagaragara. Nuriya w'amaraso ikibazo turakonfonda, niyo mpamvu akeneye ministeri y'itangazamakuru kumenya ngo content imezite. Turakonfonda ibyabukuri bitabukuri, ntabwo ibintu byose biba publié. Ariko none abantu bagira tendance yo kubipubliya kubera ko harimo na cyane cyo kuvuga ngo kumenyekana, kugaragara n'utwo dufaranga. Rero abantu bagiye kuzagera aho batangire
ukuri ni kwishi batangira umuntu ajya avuga ati umugore wanjye namushatse ari vierge ibyo se birajya kuri kamera ngo bimara iki urumva umugore wanjye yakuyemo inda kabiri umugore wanjye namushatse yarabyaye abandi bana ibyo ni iby'iki neza ko wamushatse ntabwo biri mu mitwe y'abantu byose bigomba kujya muri public aho niho hakeneye regulation y'inzego abantu bakabanza kwanaliza ese koko abantu bashinzwe gupibiriya bazi icyo bita responsabilité sociale du journaliste uratangaza iki kirava miriye somo uriya mugabo wo kunywa amaraso havugaga biki niriye somo ryavamo hariya uriya weretswe ngo yabenura Asia niriye somo nuko no quand même Asia yaragoye kabisa ikwira ngo societe ikeneye iki so noneho rero nawe nako gahinda ke simbizi none ibi byuma niba bikurura mikoro na kamera iyo wabigiyeho uhora ushyugumbwa warabyuka ko Pastor Mutesi yaravuze ati naracecetse ageze ari abaraje cyakora rero hamaze igihe atagaragara Nasiya rero donc ibi bintu bizamo akantu kanyuma kakanegise kantuza kagurya akakabanziriza kakaba ako kumenyekana none ikigenzi gupibiriya hari ikiba gihari amakuru ahari ibi ngiye kuvuga birampesha akantu ku buryo rero buri kantu kose tugashyira ku mihanda kubera ko finalite ari gutya nuko kumenyekana ariko ruma hari inkuru ushobora kuvuga wakabaye uyiganiriza uwo muntu bireba mwiherereye mukicara muri bingaro y'akabari bikarangira ariko ukaza hano kubera iki urahita umenyekana utanze amakuru nk'ubu turi kumuvugaho cyane bitari ngombwa none kumenyekana hanyuma n'akakantu gashobora kwinjira ibyo rero tugumeza tugwa muri iyo mitego n'ikitakabaye ikibwirwa abantu kikaza ibyo rero urumva birasaba ntuza nyine kuba nta minisiteri y'itangazamakuru iraza abashinzwe itangazamakuru nabo abateye imetero cyangwa se ababibonera mu mboni z'uko Asia yaba ari kuza kugira ngo abone amafaranga yo kwifashisha mu bikorwa runaka kuko hari n'abagiye bapresiza bati afite kwibuka igikorwa cyo kwibuka yari inzira yo kugira ngo babone aho buririra wamenya se objectif gute nanone amaganya yose ntabwo ajya kuri kamera ariko ajya kuri kamera amakuru yose ari mu mitwe y'abantu ntabwo yajya kuri kamera guhita rero kubishyira kuri kamera egare kuvuga ngo harimo kumenyekana harimo n'ayo mafaranga ubu abagabo bose bazajya bavuga ngo umugore wanjye aryama nteye umugongo wamubwiye se cyangwa ugahamagara marene na pare ariko bizaza si byo se bizaza da umukobwa akura avuga ati dore nyiri muto papa yankururaga amatwi wamubwiye akagusaba imbabazi urabikamerera ikindi cyongeraho biratuma aho yakuriye bisibangana uriya yavuzemo ngo yamugishaga na pensi ayo makuru yose finalite uriya mugore niba ari muri situation ubwo uwa pensi ni wa wundi twari tuvuyeyo Cynthia ariko na Asia nyine Asia nawe ni ya mikoro igukurura aragenda akaburaho nk'amezi 2-3 akabaragarutse nicyo cyo kubaho yakwibuka ngo Rovende 22/6 ko harahani nabyumvise akeneye amafaranga ariko se koko kwibuka umugabo we bikeneye amafaranga yandi so kujyana indabo hariya konzi ko abantu bamuremeye ariko umuntu wageze kuri kamera ntashobora kumara atazi iragukurura ikintu cyose rero wumva wajya kuri kamera ubu ni nkanjye amasomo yose nibyo nakwigishirije ahandi niro turuva nabivuze okay reka nibutse abantu ko rero ukeneye ibyangombwa ukeneye kujya kwiga ukeneye kujya gukorera niyo travel hanze y'u Rwanda i Burayi Amerika
n'ahandi hagiye hatandukanye, niyo travel ibigufashamo rwose mu buryo bworoshye. Nyaboneka muyigane, kuko kari nijoro bagenda babwira iyo nimero mwabonye kuri ako kantu, ibabwire ni 0782 30 43 87. So rero niyo muramuhamagara abafashe rwose abanyeshuri murangije, abashaka stage, bashaka kujya mu mahugurwa byose. Ikintu cyitwa gufata rutema ikirere niyo travel yaragikemura. Niyo irabahuza kandi bishyuza. Yego. So nibyo ngibyo rero ni byiza cyane. Reka nanjye ngiraho nsoreza Karegeya ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Amasomo y'abari menshi ngira ngo byinshi bagiye bivuga bitewe na case, ariko wenda dusoza kuri issue wenda yabarikana wenda twanatangiriyeho. Ubwo twitega iki kuri uyu bavuze kuwa gatatu, wa kabiri na zirindwi ni kuwa kabiri. Oya na zirindwi ni kuwa kabiri. Oya ejo ni 6. Oya numvisemo kuwa gatatu. Ubwo ni 30 nako ni 9. Nako ni 9. Kwa ijambo kuwa gatatu naryumvisemo. Ntabwo ari kuwa mbere, kuko kuwa mbere ni mu 27. 29 bavuze. Kuwa gatatu. Icyo bitega se ni iki? Nyine umucamanza nawe azashyira mu nyumva. Ngiye numva ko umuryango we wakwitegura kumwakira. Nakoze cyane. Asante.